Muraneza mbanje kubasuza mbifuriza amahoro y'Imana imigisha ituruka ku Mana ibagereho. Jeremy Muhirwa he. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku giheburayo nanone ingufu z'igiheburayo. Ubushize aho twatugeze muzi neza ko twamaze kubona izi nyuguti zikurikira. Twabonye Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He na Vav. Uyu munsi tukaba tugiye kureba Zion. Zion niyo nyuguti ya karindwi y'igiheburayo. Uko yandikwa rero ni gutya, ikaba imeze nka Vav ifite crown. Zion yandikwa na Zion, Yod and Nun Sofit. Zion. Zion uko ndababwiye imeze nka Vav ifite crown. Vav ikaba isobanuye ingufu za kigabo, Zion ingufu za kigore. Vav kandi igira umubare yihagarariye wiranga karindwi. Karindwi ayo isobanura isabato. Hano rero iburyo urabona ko mfite kalendari y'ukwezi kwa 10 2021. Reka turebe impamvu nyafite. Uzi neza ko abantu benshi bibaza umunsi tugomba guhimbazaho Imana. Ese ni ku cyumweru, ni kuwa gatandatu, ni kuwa mbere, n'uwo munsi tugomba guhimbazaho umunsi w'Imana? Icyo bitubwira nuko tuzi ko Imana yaremye ibintu byose byo kwisi iminsi ngahe 6. Ku munsi wa karindwi iraruhuka. Kera nyiri muto najyaga nkora nibaza, ariko no kubera iki tubara iminsi duhereye kuwa mbere uko tubizi, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu. Urabona kandi tuzi ko mu cyumweru dufite iminsi 7. Kuki duhagarara kuri gatandatu tubanza gutangira hano ku cyumweru tosubira inyuma kugira ngo dukomeze kuwa gatandatu ku cyumweru? No kubera iki? Ibintu abantu benshi ntabwo babyibaza, ariko reba ukuntu bifite akamaro. Iminsi dufite kuri kalendari ni 7. Bivuze ngo umunsi wa mbere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bivuze ngo umunsi nyakuri w'ikiruhuko ari umunsi wa karindwi ni sabato wa gatandatu. Urabona icyumweru gitangira buri gihe kuri uyu munsi wa hano ariho ku cyumweru kwa kabiri, uwo munsi wa kabiri akaba kwa mbere, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu, uwa gatandatu, umunsi wa karindwi. Bivuze ngo rero abayobeje uburari bagahindura kalendari uko mwumva bavuga ngo ni kalendari ya Gregorian calendar. Yahinduwe kubera iki? Ni impamvu iyi kalendari yahindutse kugira ngo basibanganye uyu munsi yuko ari umunsi w'isabato. Ndizera neza nashidikanya ko ibintu bizagenda bijya hanze gahoro gahoro, cyane cyane muri bihe turimo, abantu benshi bakabisobanukirwa bakareka kuba mu icuraburindi bakamenya ibiri kujya mbere. Nkabashimye rero, murakoze. Imana ikomeze barinde, imigisha ibagereho. Amen, amen, amen.